yifu y'inono ararwana bugesero oromoshoronesha bavumuye imbogo ati mwarike barayizana cyane barayizana ngayo mwogo zero garukira mfizi hariya hirya mburabutuye hariya byinshi by'abamara hariya hafi ya biryogo n'uwe kimisaga arahariya ariko ayo jya usoma nanjye ndasoma kayo nguko iteka uzasanga iyo basanze umuntu arimo guseka ikitagombaga gusekwa ari bya bindi by'inshamadutsi urimo guseka icyakubashywe bakakubwira bati uraseka muhinya cyangwa kikaba igitutsi bakanaguteka ngo uragaseka muhinya byakomotse ku muhoryo. Umuhoryo no kuvuga umuvumyi w'udusimba n'udukoko mu myaka witwaga muhinya. Muhinya rero akabaho kwa mashushu hariya mu bunyambiriri. Abo mu bunyambiriri na Nyaruguru mwese mukomere. Nuko nabuyenze ubwo ngubwo namwe ntago mbibagiwe reka mwese mba mbibuka ariko ugasanga nyine ndasobwa muti byagenze bitera ngo bimukomokeho. Nuko mu rwimo nyine rw'umwami Mibambwe se ntabyo ngo hadutse udusimba dutera amapfa. Udusimba tubamo kagungu yadukira imigozi y'ibijumba ngiyibuza kwera neza nishoye bikagenda bigahinduka ifu. Iyo ni kagungu mu migozi. Haza utundi dusimba na nutwo twibasira ibishyimbo birashira nta kuraba n'ibyarabye tubihindura umukara neza. Nuko abiru rero n'abatware bagira inama umwami bati no gushaka abahoryo bakavuma utu dusimba hanyuma tugatanga amahoro abantu bagahinga bakeza. Bakubita ko aho bitaga kwa Nyiranzana. Bakubisa kwa Nyiranzana ngo birabananira babarangira ahandi hari kwa Mashushu rero niwe wari uwo mu bunyambiriri. Aho rero kwa Mashushu bakurayo umugabo witwaga Muhinya. Araseka Muhinya bakurayo witwaga Muhinya araza bati rero vuma udukoko. Nuko buracya mu gitondo atangira akazi ke. Abo bahoryo rero ngo bagiraga gutya bakambara imyambaro yabo nyine y'ubuvumyi y'abahoryo nyine ugasanga ngo bambaye ibyambaro ntazi uko bimeze n'intoba ngo ahantu hose umubiri wose noneho bagatangira umuhango wo kuvuma. Noneho ngo abana babona uko kuntu yambaye n'ibyo bintu yambaye nuko agenda. Abana nyine nawe urabaza abana burya nibavuga ngo nabaziranenge ujye ubumva bakamwiruka inyuma bavuza induru ariko batazi ibyo barimo bakamwiruka inyuma haciye hose bakamwiruka inyuma. Ndakubwiye ngo umugabo avuma udusimba arangije kutuvuma aritahira asubira iwabo mu bunyambiriri. Ageze mu bunyambiriri rero aho ngaho yari acumbitse za Nyarusange ngo abana batangira kurwara icyorezo cyaduka mu bana. Abana barapfa abandi bararemba. Abaturage rero ngo batera ibwami bati Nyagasani rwose abantu bacu badushizeho bati kandi kudushiraho nta kindi cyabiteye ni umugabo wasize abavumye witwa Muhinya kuko bagendaga bamuseka ariko ntago bari bazi icyo bamusekera. None mu mutubwirire aze rwose atuvumurira abana abandi barokore bitari ibyo abana badushizeho. Ibwami barabyumva rero bohereza intumwa bayohereje mu bunyambiriri kwa Muhinya. Nuko intumwa amaguru yabangira ingati irirukanka nawe urumva intumwa batumye nyine bati byakomeye ihuta umubwira azahanga iragiye no mu bunyambiriri kwa Muhinya irashuje barikirije. Nuko barayizimanira bayiha inzoga. Nuko Muhinya aramubaza ati se wowe uragenzwa n'iki hano? Ndaramubwira ati nturutse ibwami barakuntumye. Bwami baranshaka bati yego. None se ntago wambwira icyo banshakira? Ngo niko byagendaga kera rero intumwa batumye yabaga izi icyo bashakira umuntu. Ati ndakizi ndakikubwira ariko umenye ko ari ibanga utazarimena. Muhinya ati nta kibazo. Ati baragira ngo uvumure abana wasize uvumye za Nyarusange. Nuko Muhinya buracya mu gitondo afatana urugendo n'intumwa baraza bagera aho ngaho nakubwiye i Remera. Bahageze rero bamwereka ikiraro cyaho agomba gucumbika aragenda araryama. Bukeye mu gitondo ajya ibwami
umwami ati rero Muhinya nta kindi twaguhamagarije ni ukugira ngo uvumure abana b'Inyarusange wasize uvumye hanyuma urokore n'abandi. Muhinya rero kubera ko yari azi ikimuzanye ngo arishegesha ati njyewe ariko murambwira ngo mvumure abana, njyewe nkaza nje kubakiza udukoko, nje kubakiza udusimba Kagungu yari barembeje, abana bakajya banseka inzira yose banseka. Noneho icyambabaje nuko nabase batigeze bagira icyo babikoraho nibura ngo bababuze. Ntabwo nshobora kubavumura batampaye ikiru. Ibwami batari koko wa mugani bati noneho usubira ku icumbi ryawe, noneho usubireyo ubwo base bakuzanira ikiru. Base barakorana bazana ikiru, bamwe bazana amahene abandi bazana amasuka, baramutura ibintu ararunda. Arangije ngo avumura abana, amaze kubavumura nuko agira ate yisubirira iwabo mu Bunyambiriri. Ariko wumve ko ababyeyi bagiraga bate, baturaga amasuka bakamuzanira n'ayo mahene, ariko babujije abana bati abana mwatagira uwongera kwibeshya ngo araseka, hatagira uwibeshya ngo araseka. Noneho bamukubita amaso, abana nakubwiraga ngo ntabaziranenge, ushatse guseka ushatse guseka nibyo rero bahereyeho nyine bagasekera mu bipfunsi byo kwanga yuko ongera kubabona kandi yaje kubavumura. Nuko bihera aho ngaho, babona umuntu asekeye mu bipfunsi cyangwa se asetse ikitagombaga gusekwa, agaseka icyagombaga kubahwa, bakavuga ngo araseka Muhinya. Guseka Muhinya rero ni uguseka ikitagombaga gusekwa, cyangwa se babigutuka ngo uragaseka Muhinya bikaba bivuze ngo urakikururira ibyago, niba ari igitutsi. Nk'uko abo bana banyine bamusetse akabavuma, iyo bibaye igitutsi ni nko kwikururira ibyago. Kayangugu